ibi ngibi ugomba kubyumva. Icya gatatu, kutanyura hejuru y'imirongo y'inzitizi kandi ntakure ibirenge ahagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Aha iyo uri mu kizami cyo guhunga inzitizi ugomba kuba ukandagiye ahabugenewe kugira ngo utaza kubikora, kuko niba ikuyeho hakarenga isegonda rimwe bivuze ngo ntibyemewe gukura ibirenge ahabugenewe gukandagirwa ku ipikipiki, uba wakoze ikosa. Amanota akurwaho gute mu gihe uri mu kizami cyo guhunga inzitizi? Icya mbere, kunyura hejuru ya buri nzitizi. Amanota akurwaho gute? Kunyura hejuru ya buri nzitizi, amanota akurwaho gute? Gukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Iyo unyuze hejuru ya buri nzitizi bakweretse, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Icya kabiri, gukora ku mirongo yo ku mpande. Gukora ku mirongo, ukojeje ku mirongo yo ku mpande ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Gukora ku mirongo yo ku mpande ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Gatatu, gukura ibirenge. Iyo ukuye ibirenge ahagenewe ko ibirenge ugomba kubishyira, ukurwaho amanota ariko naho ugakomeza ikizami. Kunyura mu kayira gafunganye. Hari ikindi kizami, kunyura mu kayira gafunganye. Ikizami cya gatatu ugomba gukora iyo urimo urakora ibizami bikwemerera ko wahabwa uruhushya rwo gutwara ipikipiki. Ikizami cya gatatu ukora, kunyura mu kayira gafunganye. Kunyura mu kayira gafunganye. Reba kino gishushanyo wowe ukurikiye ino video, dore ngiki, kunyura mu kayira gafunganye. Okay, uko ikizami gikorwa, ikizami cyo kunyura mu kayira gafunganye gikorwa gute? Reka turebe. Gukomeza mu cyerekezo gitegetswe, ntakore ku mirongo yo ku mpande. Gukomeza mu cyerekezo gitegetswe ariko ntukore ku mirongo yo ku mpande. Muri rusange ugomba kugenda aho bakweretse ugomba kunyuza ipikipiki yawe. Icya kabiri, kumara amasegonda 7 cyangwa arenga mu kayira gafunganye kuva ipine y'imbere yinjiye kugeza ipine y'inyuma isohotse. Icya gatatu, kudakura ibirenge. Aha naho kudakura ibirenge aho wabisize hateganyirijwe gukandagira. Ntabwo wemerewe kunyeganyeza ibirenge byawe ngo bikureho mu gihe kirenze isegonda rimwe. Ibi ntibyemewe. Ugomba gukomeza gukandagiza ibirenge byawe ahabugenewe kugeza igihe urangije kino kizami. Gusohoka mu kayira gafunganye adacanye indangacyerekezo y'ibumoso. Iyo usohotse mu kayira gafunganye udacanye itara ndangacyerekezo ry'ibumoso, icyo gihe ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Kane, gusohoka mu kayira gafunganye ukarenza amasegonda 4 utarakuramo itara ndangacyerekezo ry'ibumoso. Iyo usohotse mu kayira gafunganye ushyiramo itara ndangacyerekezo ry'ibumoso, ariko warenza amasegonda 4 itara ndangacyerekezo rikirimo ugakurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Gatanu, gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Gukura ibirenge ukabikuraho ahantu hagenewe ko ugomba kubikandagiza byibura ukarenza isegonda rimwe, ugomba gukurwaho amanota ariko ukaba ukomeje ikizami. Aha ngaha rero ntabwo byemewe kuba wakura ibirenge ahantu habugenewe ko ugomba kugera gute gukandagiza ibirenge byawe. Icya kane, guhagarara bitunguranye. Guhagarara bitunguranye nabyo ni ikizami. Ngira ngo twabibonye ibizami ugomba gukora mu gihe uri mu kizami cy'uruhushya gutwara ipikipiki. Guhagarara bitunguranye bikorwa gute? Uko ikizami gikorwa. Uko ikizami gikorwa mu gihe urimo urakora ikizami cyo gutwara ipikipiki. Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira. Ukora ikizami asabwa gukora ibi bikurikira. Icya mbere, kurenga ku murongo batangiriraho ikizami ari munsi y'umuvuduko wa 25 km/h. Vuga ngo ukora bino bintu, ugomba kurenga umurongo bakweretse cyangwa se wateganyijwe nibura uri munsi y'umuvuduko wa 25 km/h. Ugomba kwinjira urenze uwo murongo nibura uri munsi ya 25 km/h.
icyo ni kimwe. Icya kabiri, ugomba kongera umuvuduko ukarenza kilometero 25 nyuma yo kurenga umurongo batangiriraho. Uvuga ngo iyo umaze kurenga umurongo batangiriraho kino kizami, ugomba kurenga uri munsi ya kilometero 25 mu isaha. Wamara kurenga uwo murongo ukarenza umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha, icyo ni ikizami. Cya gatatu, kwinjiraho bahagarara atari munsi y'umuvuduko wa kilometero. Uvuga ngo kwinjira aho bahagarara atari munsi y'umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha, kandi igihe ahageze ntakure ikirenge cy'iburyo aho gikandagiye ku ipikipiki. Ni ukuvuga ngo ugomba kugera, cya gatatu, ugomba kugera ahantu ugomba guhagarara ugifite umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha, kandi wamara guhagarara ukirinda gukura ikirenge cy'iburyo ku ipikipiki yawe. Iyo uhagaze wirinda gukura ikirenge cy'iburyo ku ipikipiki yawe. Reka turebe amakosa ushobora guhanirwa mu gihe uri mu kizami cy'ipikipiki. Amakosa ushobora guhanirwa mu gihe uri mu kizami cy'ipikipiki, uko amanota akurwaho rero. Icya mbere rero, gutangira ikizami ari hejuru y'umuvuduko wa kilometero 25. Gutangira ikizami uri hejuru y'umuvuduko wa kilometero 25. Ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Cya kabiri, ni ukuvuga ngo iyo uhagaze udafite umuvuduko wa kilometero 25, uvuga ngo warenze wa murongo ugomba kurenga byibura uri munsi ya kilometero 25, uhise ufata umuvuduko kilometero 25 zirenga. Noneho ugeze aho ugomba guhagarara udafite umuvuduko wa kilometero 25, ukurwaho amanota. Ayo manota rero ukurwaho, tuba wamaze gutsindwa tayari. Ayo manota atuma utsindwa, muri make warangije gutsindwa, ntabwo ukomeza ikizami. Cya gatatu, gufata feri mbere y'ahantu wemerewe kuba wahagarara ufashe feri, ntabwo ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Icya kane, gukomeza ntahagarare ahagenewe guhagarara. Uvuga ngo iyo ahagenewe guhagarara uhageze ntuhagarare, nabwo ukurwaho amanota ariko ukaba wamaze gutsindwa. Iyo ahagenewe guhagarara uhageze ntuhagarare, uba wamaze gutsindwa tayari. Icya gatanu, gukora ku murongo wo ku mpande. Iyo ukoze ku murongo wo ku mpande, gukora ku murongo wo ku mpande ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Cya gatandatu, uvuga ngo iyo ukoze ikosa ryo gukura ibirenge ku ipikipiki yawe ahagenewe kuba wabishyira, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Reka turebe andi makosa rero ushobora gukora hanyuma ugakurwaho amanota. Andi makosa ushobora gukora ukaba wakurwaho amanota mu gihe uri mu kizami cy'ipikipiki. Icya mbere, kuzima kw'ipikipiki urongera ukasa ariko ugakurwaho amanota. Cya kabiri, gusimbuka ikizami. Gusimbuka ikizami tayari uba wamaze gukurwa mu kizami, wamaze gutsindwa. Cya gatatu, guteza impanuka, nabwo ukurwaho amanota ariko ukaba watsinzwe. Ibi rero ni ingenzi. Ibi ngibi byo bihita bikubwira ngo va mu kizami. Icya mbere, kuzimya ipikipiki mu gihe uri mu kizami cy'ipikipiki, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizami. Cya kabiri, gusimbuka ikizami, ukurwaho amanota ugahita uva mu kizami ukaba wamaze gutsindwa. Cya gatatu, guteza impanuka, ukurwaho amanota ariko nabwo ugahita ukurwa mu kizami. Komeza ukurikirane rino somo, kora subscribe, share, comment, like, ndetse n'ibitekerezo waba ufite kutugezaho watwandikira kugira ngo tubashe gukorana. Ufite n'ibyo wadusobanuza wahamagara 078 66 739 76.